mwese rurabakunda urusobe family. Sha noneho ndamwemeza umva ko yigize ngo iki gakote keza natiye gakabutura keza none agakweto kuko nibatoneki bya fresh naza ahubwo mutema imirongo igaragara aho bira bintu byo kwirirwa yigira ndetse naze nanjye ndahitamo manuka umva naza tugende rwose abanguke rwose manza mbwira ibyo ari byo. Wow, shu wari umeze neza se? Umeze neza wowe? Nanjye ni fresh. Hari haciyeho iminsi. Sha warahindutse man. Gaswati. Ajya. None se wari umeze neza ariko? Umeze neza. Akubona. Wateretsemo agapantaro keza cyane. Ahubwo nawe ndikubona umva wabikurikirana. Tugende rero. Genda ujya kubunamo. Wari umeze neza ariko? Niko nkuko rero. Umeze neza ariko? Umeze neza ntakibazo. Cyakoza Imana niyo. Ndikubona warigize n'umusitari. Umusitari? Ntabwo ibi ngibi se ibi ndaje kubikoraho ejo bundi. Ariko n'iki? Bagiye ngiye kugusohokana urumva bya bintu byawe byo kwigira ipanje ngo ntago twasohoka ibyo bintu byawe byo bireka ngusohokana ariko tugende tureba ahantu twicare ngaho tugende nabyemeye erega n'abantu banatumenye. Sha nakubonye agawe yarimte guhita nanjye nakubonye bose urambaza ikiwanya naye mbwa reka nani sonerega wambaye nakuno bimaze kugihindanya Wahindishimo ndetse reka ngure kunshira ntago ndi bubyumve cyo nzi cyo sha paka ndabwira gasongo iryo kote rye wagize gutyo basha ubwo rero n'abakobwa kipendageje nabo kari nawe nta muntu uri kumwe nawe do iyi ni inyana yimbwa igenda ibyo ndi kumva amakote ngo watibyo nibyo ese birabya kiragisazi wabyitaho koko shiri uraya rasaze baramuzi no mu mudugudu reba birabishati yambaye uri kubona koko ibintu ari kuvuga ari ibintu bizima ahubwo wowe ba witonze bagasanka sinzi ko ukunda witonze ndaje kamanze ndebe urabura ukubaza iki kuba nambaye iri kote yego penalty ariko mfasha uri kubona ko ndi kumwe no baby man so ubu ngubu nanjye nje nkakuraguriza kweri uwo wakumva bigushimishije iri kote ryamuvunye gasongo urumva cyakoze ikintu cyo gukorera mwishuri nk'iniga yawe nabyo kwaza mare n'ibyiza muhanga kuko zanamo zanigimwe muri wamwe igimbe ndage gukuraburiza gahombana man nose kuba nambaye iri kote man wowe uri kubona koko bimeze gute ngombwira nawe reba kira cyana turi kumwe kweri nawe koko nawe umusore man nawe koko nyine wowe ugiye kubidiringa ariko hako jya uba capu man vanizo nengaho ngahari nyine wowe mvuga tugiye kubidiringa hako se cyane mu maso uri kumva wowe amafaranga ndayemera ariko ndashaka mu iki kimwe bitenyago singoze biteto bikurikirana rozwe cyana turi kumwe man wabo ndaburije suko namujyo gashaka amafaranga barashaka we nyashaka nunanga none yanjye ngatirute ntukorera imitinga tugamwe amara gasonga mubwira ko ikoze rye rimeze neza ahubwo na leta ni pass bitari byo ngibi nakurabuza kwa cyane nawe bajyana ahubwo we bwira bya deni nari byandeni warundi mu rumva nari nkurimo bibihuriyemo abari wo muti nkukora rushu gusa uri kumva kubaye none umuntu ahubwo kora hano wakintu wowe umva wowe nta kibazo ari amafaranga warundimo wowe nta kibazo bihwaniremo man nakugira ndaburize man reba kira cyane ndaburize man we bikagenda kuri banakiyahura ariko nyine ubwo tugiye kubikora gutyo nyine ntabyo usanga cyane tuzahita tugahuza ubwo ngubwo shiri umva noneho kira ni igisazi man uri kumva ni igisazi wowe wari wagize nirungu ako rano urusazi urumva ejo bundi
rwatoraguye n'amashashi abantu baravuga ati ukande subscribe ndi Gasongo muri 3,000 kandi uragwanda ruzi siko rwayakora nako karoroshye murankoza bagiye guserukana ubise umungu rwayagujije nanjye ndayarukuraho ikintu cy'ibintu mukuye ariko igihumbi mukuyeho ntago gihagije nyenda ikote rigura 1000 bingahe sha 15 akaryambara ku gihumbi kareka nago yabyaje inkora cyonyine uzi rikota amafaranga nariguze ndagukaye nkangaye uzi irikota amafaranga ryantwaye inote 3 z'umotokosha none umukinga yarancarije Afrika sibwo ari kumva byavamo ntabwo byakunda mva ngo nari nyagutira makome wabo bagiye gutema ibitoki nje irikote n'amafaranga n'uruzingo rw'amafaranga afite natira ikote niryanjye naryishuye yanjye yamvunye narayakoreye akushe ruzi wowe urabizi reka wowe tugende ranye nayimbwara mwezo 15 iranye rya 15 yabuze na mato no kugura inkweto z'ibipapa yabuze yaguze ngote 15 kandi akono bagwiyemera gusa uri kwiyemera ko umukobwa gusa namungu muri gupanga ibiso kiranegise ariko kihore ibigambo byose kivuga kiba cyarasaze nta n'ubwenge kigira nyamara mafije muri gupanga oya shiri nabyo turi gupanga ariko nukuri kandi ubifatirwa koko na kuntu bizi amafaranga mfite no kuntu bizi niyemera ngiye na uraruhunga ahubwo nirukomeza kunzana ibigambo byinshi urabona ngo Yesuye ngo ceceke ntacyo nyikemeye ahubwo biranje ubwo kamamagare Gasongo sha mubwira ko ikote rye wariciye byawegeza ngo 15 ngo mawo bibiri binwanwanye cyangwa birangire muhamagare ngiye kumamagara ntabwo njyana n'inyana no kuri kwimana ngiye muhamagare akiranya nayimbwara guhora inyama gusa shirika kanze ndaje murabura uramukira ntacyo nyikemeye urambuye mu bitatu bitari byo ngibyo namuhamagaye nta bindi kandi nta bindi tuvugana ibyo ngibyo kwemera ngo ibihumbi binga abariye kuko bizi 15 koko kubizi ngiye ko ndi se kibebe uziki 15 narikura narindi kumwiyemeraho nyine ura mukobwa kugira nyina nyemere mwana ose nanga nawe rero koko bitatu kubona nana mana we n'igihumbi nuko nari nyikukikurimo nacyo nani nicyo nari kuzabona rwose mbabarira umfashe kabisa wowe uri muri yemera kuvuga ngo waguze ukoze 15 ubikuye he ahubwo reka nkwere bitatu byanjye byo ntabwo ndi bubigure sha nushaka wisakaza cyangwa umene izo nkweto bivanire naho mugani imwe izo nkweto bivanire mu cyangwa yamusabye kucyana nambaye ibirenge ngere ko inkweto zipfumutse wowe nta kibazo aho kugiritse byo kwakira cyane n'inkweto ndazikuramo cya kugiritse byo kwakira cyane kira rwose ubona zitumura mu mafaranga rebe ko akomana nyine ibintu byose ubundi ni wowe wanye biriya bintu nibyo byakwiye ariko kadunguzi banze ko kubaye kadunguzi gumana inkweto zisize hoya ziriya nkweto buriya shiri ziriya nkweto zari kurya no kutabona kare ndi kumva ibintu byiko zaye mabizunga zinjyanire zari kurya rwose yuwe uzikari niri kota ibyo watiye ikote sishaka kubeze koko ikote narikira kweli nyine impamvu nkwemo ziriya nkweto zari kurya se wowe nubibona zari kurya n'amano yaramaze kububushya ahubwo wowe dushaka uko ndi kuntu tubikora urumva wowe ubwo ngubwo ni gutya ariko nazinjyanire mu rugo ndigendera n'ibirenge mana kadunguzi inkweto rwose uziko ko hari n'ikota ibyo watiye sinabyema n'uko utawarikiye inkweto ngutwaye mabizunga zigucyuye abifite n'umukozi wawe imbere wanjye nayimbwa ugiye urukona nawe udaho guterwa n'imbwa nkawe ugendesha iniga yanjye ntago nawe koko kandi unutse gutyo mwa ubizi kuri sheri wanjye kwe nyine inkweto zari kundya se wowe nta nubwo ushona mani iyi si itakweretse nta nubwo ikurabura ushaka imbwa akazi ukundana nayo ye kuko sindi imbwa akazi mugenzi wawe ukunyumva n'undi munsi wayegeraho wenda niri kote ryanire Gasongo rwose ibintu ndi kubona byasize ikamba pe wambwa ijya kutaga ari ijyawe
urusobe family mwese rurabakunda urusobe family